ubwo ari kubivuga cyo umwana arwaye inzoka yamuneyeho yanamusobyeho parufe yumvaga cyara kiri inkumi ubu bari kumva madamu waje gukaraba madamu ati umva nashatse amazi ndayabura ninkwi nazo kugira ngo ibiryo bishe byari bikomeye ahubwo pfa kurya nutabirya ubireka uyu ni umukobwa wakarabaga mu gitondo agiye guhinga none kuko imirimo yamaze kumubana myinshi urugo yamaze kurukandagiramo nasonye amagambo avuga ngo abagore bazabura ubwenge mu minsi y'imperuka nabagiye mu nshingano zitabareba yaragiye mu nshingano zo kubana n'umugabo we gusa no kurera abana azabyara none abagore nabo bihinduye abagabo niyo mpamvu binagera saa moya uracyarirwa imiyaga saa tatu uracyari hirya ngo bagiye gushaka imari nyamara mu rugo hari izindi nkumi nazo amabuni ari kugenda ari gutendera we hayawe me byararangiye uri mu mari turi hamwe cyangwa ntabwo turi hamwe kuko ugiye mu mari hari imyaka y'uri gushakisha uri kugira ngo murunde ariko n'undi mukobwa yaragucunze ati hari uwahagera yarya igihe cyo gukaraba wakibuze ari nibere hari abagore benshi bakunze kubona yahaye umwana ibere ariko kuko imirimo ari myinshi haba igihe umwana niba akiri muto nka gutya umwana agahaguruka akonka ibere yishariye hasi ibere bakarimuhereza akubaka akakurenza ari kurobanura ibishimbo umwana ari konka ibere hasi ngo umwana niba yumvishije ibere risizemwo amashereka mbo nyina akibagirwa uyu musambi kuwusubizamo ubwo mujye kweneye n'ahano kweza libere n'ubundi ararizanye adifasha sha ndikurobanura ibishimbo Soreka mutwara zatugukana ati mwiriwe azanye nabakarenzo kandi barababwiriza madamu n'amabere yombi rimwe riri hano irindi bihari ati yakwawe uko mubonye yaramusanze yitanze ariko hari cyagiye kumwitangira yazaba umugore we yarazakaraba yarazisiga yarazarera abana none nawe burya yagiye gushaka imari ngo akire ibyari imari bituma urugo rwe rumunanira niyo mpamvu uzumva abagabo benshi bumva ngo baracuye kuki yacuye yashatse imboga zishushe mu gitondo arazibura dufite abagore kuko ari uburinganire umugore akagenda akagarama mu buriri akabwira umugabo we ngo niko rebera ibijya muri saro rebera ibijya muri saro urebe peteroli hafi n'ameza urasika ibiriti njye ndikuva mu nda hari kunda umuhungu akareba akicara atariko ko nategereje uyu mugore nazanye ko aba yampereza ibiryo none ko yabaye nk'umugabo umugabo yategereza akabibura akavuga ati mba ngiye kuryama kuko umugore namutegereje hari abagore benshi babaye abagabo nabo babaye abagore ubu nta handi bagana babayeho nta kundi byamera kwitanga kwakira umwitangira ngo umusange ubu byahindutse kuko wamaze kugera mu biryo nta wakubwira ngo wumve nta wagukosora ngo ukosore kikatira abagore bagira ngo bakubwira ngo umva iyo nda yawe reka kuyanika urirwa wanitse inda pari yanje ni yawe yibi umugore ngo waze gitari kundeba ntabwo ndayanza hari abagore bacemera kuba babakosora niba urimo gira gutyo umugabo yakubwira ati manza wisige subira inyuma manza wisige neza amaso urebe neza ukemerwa subira ku imani bagirire neza uraho aya mu gusubira mu kopera bari kumanza mwakopera turi ku magambo yo kwitanga abantu baritangiranye none barasanganye ariko igihe kigeze kwitanga guhindukamo guhararukanywa ubu niyo mpamvu abantu benshi bashakira amahoro ahatari abenshi bayashakira ngo nibagira ubutunzi nabo bazagira amahoro mbonaga abantu benshi ukabona yarasanzwe akenya abanye n'umugabo we neza hari n'abantu babana neza imyaka itari ye mu gihe cy'ibishimbo ni mu nzara muri guhaha mwese umugore wamubwira uti nyakana akati karame baruvaneho isahani akazikuraho ariko imifuka 8 yamara kugera mu nzu y'ibishimbo hari ingorane zibaramaze bakaba barazipangiye zikarenza umugabo ati nzaguraho ikoti umugore ati nanjye nzaguraho za wagisi abana bati nanjye nzigaho maze ibishimbo bakabipangira bigashira imirimo yapangiye bitari yarangiye haba abagira amahoro imyaka itari yagera mu nzu maze imyaka yagera mu nzu rero umugore yahagira ati he none kujyanye imifuka 2 ubu kubona hasigaye umugabo ati sinakubwiye kuzajana aho gumwe abana ngo na papa kaje muri twatangira biragenda biteye wa mugabo yagize amahoro mu bw'ibishoboro none ibishoboro kuko ibishimbo bimaze kwera amahoro arabuze ibyo bapangiye byarenze ubushobozi bwabo uzumva hari n'abaje mu amadeni akaje amatari yazarwa zingwa zishura
yaje kwishura bikaba bikeya akitwa indi manganya kuko abantu babanye bitangiranye bageze aho bakunda ibintu kurenza uko bikunda ubwabo. Ndasomera isomo riri hano rero. Umwana w'intama n'igitabo gifatanishije ibimenyetso bibiri. Mbona yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo, ni ibyashije cya gatanu ndi gusoma. Kasubiremo, mbona yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishije ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanishije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri babakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi ya Dawidi aranesheje. Babumbira igitabo amene n'ibimenyetso birindwi bifatanishije. Nasomye aya magambo, iki gitabo gifatanishije ibimenyetso birindwi. Iki gitabo ni ubuhanuzi butwereka ko iki gitabo cyari giteye ubwoba, icyari kibumbiyemo n'urupfu. Bareba mu ijuru no mu isi bashakisha umuntu wahitamo kuba yapfira abandi, baramushaka baramubura, maze Yohana ari kwerekwa abona buri wese ari kureba hasi. Nuko ararira rero uyu mugabo kuko yabonaga isi mu kaga. Uyu ni Yohana. Nuko akirira, marayika arongera aramukangura aramubwira ati, wirira, ndi kubona intare yo mu muryango wa Yuda ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Aranesheje, ahise mu rupfu kugira ngo bazamwizera bazabona ubugingo buhoraho. Akaga rero no guhita mu rupfu muzabona ubugingo buhoraho, ariko uyu munsi wanone ukaba utazi ibyo ari byo. Mufite abagabo bari nahangaha mukaba muzi ngo n'ubuhanga mufite kuba muri kurya, numvaga abantu bari kwirata imyaka ati, aho ngereye mu Mutara maze kugura inka, aho ngereye mu Mutara mfite isambu yifite z'ubundi ko ariyo bazaguhamba. Yes, yabaye amasamba ari nahangaha umuntu yateruramo imwe akayizamura akayigeza mu ijuru. Burya ibyo utunze nibyo bizakwica. Turi hamwe. Nkunze kubwira abantu ibi bintu, nkababwira ijambo nkababwira ngo mva, hari igihe ibintu byawe byose waba ubizi ariko byo bitakuzi. Niyo mpamvu isambu yawe iyo ntabwo ikuzi, urebye nabi niyo bazaguhambaza. Ubuzi moto yawe kubera ko ukuyizi ukabuzi n'ukwisa ariko yo ntikuzi, niyo mpamvu wihaye gufata moriyaje cyane yaguta bakaguhamba, yo ntikuzi. Turi hamwe? Turi hamwe? Uri nka yawe urayizi ariko yo ntikuzi, niyo mpamvu wihaye amandi murenda kuyikamuta nayizi bitishobora kugira ngo umugeri pa bakakunana ku bitaro kuko yo ntikuzi. Katurebuzwi n'inkanyi. Wala abantu benshi bari kwirukanka rero ku mafaranga, kiruka ku mafaranga ubutaryama, ubuze umubare w'amafaranga ufite ariko amafaranga yo ntabwo akuzi. Niyo mpamvu ushobora kuyagwiza bakakwitegereza ukuntu ukwisiga tipo aya mafaranga wayakuyeho wowe vayo hano. Umugabo abagabo bakareba bakitegereza uyu mugabo ko ari umusirimu, uyu mugabo urukandara b'inzobe kandi yari yirabura, uyu mugabo akaba ari umusirimu, buriya ntafite amafaranga yawe urayazi ariko yo ntabwo akuzi. Niyo mpamvu amafaranga utazi yatakuzi yatuma bakwereka. Ibi mvuga nibyo murabyumva. Abantu bakunze kurundanya ibintu bakaba babizi ariko byo bitabazi. Erega niyo mpamvu ubuzi imyambaro yawe ariko ntabwo ikuzi, yakwemera bakayijana nijoro kandi itavuze. Kayatera banyibye nigeze ngira ikibazo ntashe mvuye mu mavuna, ari gihe nagize imbaraga zo gusengera ngo Imana izandinde kugira intama mu rugo. Ejo muri abantu basengera ibintu bitandukanye bavuga ngo Mana uzandinde intama mu rugo. Ariko impamvu nari nsengeje ikintu ngo kitabaho ntagira intama, nigeze ntunga intama, maze intama iba mu rugo ikaba yari ishakaga gusara, maze igisimba kirayikanga. Intama iki kiziriko igana iwacu aho ntuye epfo ni mu mugezi. Iragenda intama iramanuka iri kwiruka, ubwo igisimba kiri kuyirukaho. Zereka nanjye ngende nyikurikiye nambaye ubusa, zari nka saa saba z'ijoro. Nuko ngeze ipfa mu mubande, nuko umugabo arambwira ati ningwe. Ubu ndapfuye pe, numvise ko ari ingwe kandi nambaye ubusa. Ubwo igisimba cyakomeza guhirigitana n'intama, ariko igisimba cyumvise yuko ntabaje cyane, intama isa nk'igiye mu mutabo. Tureka nanjye se nguwicaye ngo ndebe neza niba ari yangwe, naho ni intama. Igisimba cyambutse ngo hakurya ndagiye. Abagabo baje kuntabara, ubwo ntangiye kwiruka ya ntama nayo kuko yamaze kumenya ko ndi umuntu inyukaho.
nongeye gufata inzira ya kizamuka nazamutse intama nayo iri kunyirukaho nicyo giye kumfata kigiye kumfata ese kubagura ni iki ushobora kubuza ibintu utunze ariko byo bitakuzi uzi matora uraraho ariko matora yo ntabwo ikuzi niyo mpamvu ishaka iyi matora bayijana itanakubwiye ngo ndagiye turi hamwe se kamabwira abantu baje guhura ngo barebe basanga nahumagiye intama nayo iri kunyurukanka inyuma nuko abagabo bari baje guhura bati niko pastor kusigaye batinya ubuza inamira kwirukaho nawe ukararuraboroga ubwo ndatagira ngo ubu ngiye gusaba ngo mana intama zinzira mu rugo gukora ikiwa nta ntama nkeneye ariko ubu mu mashengesho ndi gusenga ngo mana ubu mpaye intama naba ndi gukomera ngenda abona iyo gufumbiza naba nabaye umugabo naba nakomeye muri ubu buzima ibyo abantu bashyira mu mutwe ntabwo bibazi ngo bubazi barabizi ariko byo ntabwo bibazi erega niyo mpamvu n'umugore wawe mubana ushobora kuba mubanye mumaranye imyaka 50 ariko umuzi watakunze niyo mpamvu ushobora kwicerezaho gatoya mu gihe cya nijoro bujya kuko atakuza arakubaza ngo wahoze ntabwo ndi kugushyira amakenga umugabo umwe aherutse guta amafaranga mu Kinigi ati 600 avuye kubibukuza mu Ruhengeri mwumve mwa ababyeyi mwe abikuje 600 mukurira imodoka 600 biragwa biguye umugabo yari umudiyakoni ageze mu rugo ngiye gukora mu mufuka asanga amafaranga yayataye abwira umugore wacyumva sinzi yo ndiyahurira amafaranga narinzanye 600 ndabitaye umugore bafitanye abana 7 aramubwira ngo ntabwo yataye ukwikurayo hari umugore wacuye mu Ruhengeri kuko icyizere cyane hari abagabo bafite amahoro muri ino minsi n'abagabo bahinga gusa naho ababiha gutembera ngo bari gushaka amafaranga rw'imiyaga bari kuyashaka epfira muri za Kigali indaya umugore wawe ntabwo akunda uvuga murabyumva washaka ukayarunda amahoro make yawe nahahera niyo mpamvu atagushyira amakenga niba bagiye gushaka ibintu bimuru karara kuko babibuza tumva wapfuye kuryama gusa ngo nkozi kusigaye utararya ubu hari abagabo bakunze kujya kanda haze kugira ngo arebe niba yasubiza kuko niha kutabiryo arasobanura iyo yabiri kabaza ikibazo mbese ubundi umugore wawe we muraziranye kato yabaziranye n'abagore bawe umugore yaramubwira ngo aya mafaranga wayahaye indaya umugabo yashatse Tiyoda aragenda yikingiranya mu cyumba Tiyoda arayinywa yaramaze kwikingiranya bumva abana be batangiye kumva sari gusamba ari gutera imigeri ku rugi bararumena basanga se yatangiye kwiyonona yatangiye kwiyitumaho no kuruka bamuhamaze ngo yongera abe muzima ariko umukuru w'itoro wari wayatoraguye yari umukuru w'itora ayatoga 600 ageze mu rugo abwira umugore watumva ngize amahirwe ntabwo 600 dore ngibi ni za 5 Imana yadukije maze umugore atumva Imana yacu dukorera idushubirije igihe natwe tubonye ago kugura igizindi nababwiye ngo abagore bakunda aho bararya aho ibiryo bitari ntiyahakurira nubwo wazana iki kandi kanongera mbwira abantu hano bakunze kureshwa n'akarimi k'abakobwa mu gihe azakugenzura akabona nta kintu ucinjiza azagutamaza guturukure busigare mu mazi abiri icyo mvuga niba muranyumva muri kunyumva neza gabanya amayeri rero umugore amaze kumubwira ngo turagura isambu yagiye kumva yumva umugabo uri kwiyahura yazize yuko yataye 600 umugabo aravuga atumva iryo joro nawe araryamye abwira umugore bakarekare ngo nabuze amahoro kuva nimugoroba nyamara kumenya ko umugabo ari gushaka kwiyahura hejuru y'amafaranga natoraguye ndi kumva atapfa ngo nyasigarane nzayarye kandi ari umudiyakoni nje nk'umukuru w'itorero umugore ati dore mbese wamukoze mu mufuka cyangwa ariko mwizeraga muti ubundi mwiza hani bariza abagore binaha mu mutara mbese ari umugabo wawe yatoraguye 600 nta wundi wamubonye ari umutima uri kumwemeza ngo yatange wakwemera ko yatanga abagore bakwemera ko yatanga ndongera kuvuga uko mutekesha
murekeraho ye umiki ngiki rero kambabwire mureka tujyane iki kintu cyagaragara uko wagihagararamo cyakugezeho niyo mpamvu kuvuga biroroha gushyira mu bikorwa nicyo kibazo murekeraho tujyane umugore yahise abwira umugabo ngo aya mafaranga nuramuka uyatanze wayafashe ntawe akubonye kandi ukaba watora mu cyakoze mu mufuka turahita dutana bari bafitanye abana bane umugabo bamutera ubwoba kuri ayo manywa yarayajana amafaranga ntiyayajana nimugoroba ibijyananirwa kubirya bibaye saa 8 abyutsa umugore baramubwira ngo va haguruka ugenda iwanyu aya mafaranga ntago byashoboka kuri umugabo yapfa azize aya mafaranga ntago twazaturana ndayamujaniye ubundi ubukristo ni ikintu gufata icyemezo turi ku magambo yo kwitanga uyu mugabo amaze gufata icyemezo cyo kuyajana ubwo arahagurutse saa 10 agiye kwa wa mugabo umugore azinga imyenda vuba amuje imbere ngo aragiye umuntu akomeza kumukurikira umugore yagezemo hagati hari n'abagabo benshi babaye inganzwa kubera umugore abatera ubwoba umugore akagutera ubwoba ngo nurenga hano turabikoramo nawe ukabyemera ukicara aho ngaho nurenga aha ngaho turongera kwambara ariko wowe n'umugore utegeka udini umugore guhindanya guhindura igitebo cyo kuyora ivugura umugabo wirare ku bandi bagore ngura umugabo ngo nuko wabyaye ko ni hene zibyaranye ikivuga muracyumva kuba umugabo ntabwo ari ukuyora ivu kandi n'ubukristo si ukutavuga ahubwo umugabo ni ugufata icyemezo kabaza abagabo bari hano washobora gufata icyemezo umugore wawe atakirimo niba wabishobora gira gutya urugupfa gushirayo utazi ibyo ari kandi abagabo benshi usanga bari gutitira akagenda afite imbaraga ngo ndakuguza 10,000 yagera imbere y'umugore ngo mabya 10,000 imbere Karenzo nuko umugore ati inde Karenzo bavuze ngo reka tumuhe 10,000 ngo arabiduha kuwa kane mu izina ry'Imana ariko warasatse nuko ati Karenzo we nuko nsanze amafaranga umugore yayataye uyu mugore yayataye ari wowe ukoresha ko yayataye kandi ijambo ugira mu rugo uyu mugabo umugore w'ingare n'umugabo w'inganzwa bombi ni gehinomu kubera iki iyo udashoboye gufata icyemezo mu rugo kaba kunaniye n'ubukristo akawaburika kivuga muracyumva iwawe ufiteyo ijambo cyangwa urihuma ngo uyoboye urifiteyo gataba rifiteyo waba ushaka amazi ashushe ukaba ushobora kuyabura dore kujya turebe atakubwira ati niko Imana bagirire neza muze nawe reka da turi hamwe si murekeraho tujane mureka tujane umugabo amaze gufata icyemezo cy'uko amafaranga yarayajana umugore yageze mu nzira amubwira ati burya rero nandi kugira ngo ndebe mukuri niba ubihagazemo nsubiye mu rugo ahubwo ugenda ubasengere umugabo yagiye asanga kare barariye wa mugabo uri gushaka kwiyahura arakomanga arabasuhuza ati mwaramutse atego ati hari ikibazo kinzanye kimara kumenya ko uyu mugabo ari we wataye amafaranga kandi umugore yamushinjije ko yayahaye abagore hari abagore batagira ubwenge bahora iteka ryose ngo yakwenza umugabo ahoze yishaye ku mashiga ye natarabukira handi ubwo ibyaha n'abari ubihaze kandi nta n'uguzi no kubiteka ibigaze gusa ariko mbaye muri uyu muterani mwangurika hari umugore ntazi gukaranga ibiryo na rimwe nta gasite ashobora kuba yateka mifembu ntashobora no kuyikandagiramo ariko ashaka ngo umuntu agire ibyagaze ibyo abana bashira hari n'abagabo batagira umurongo ibyo abana bashigaje abana biri bari kugaragura ku sahani ukabona ngo ndasiba ibyo mfite abana ibishimbo birimo ibimwira akabivanga n'imyumbati ngo nimurye nimugoroba ndekeraho si murahazi nkomeze ndekeraho hari abagabo benshi batagira ijambo ukamubona mu ipantaro gusa yemwe abagabo muraho turacyari abagabo cyangwa ntabwo turimo umugabo amaze kuvuga ngo amafaranga yanyu ngaya barayabaze bamaze kuyabara wa mugabo wari guhera aravuga tumba nabonye umugore tumaranye imyaka 20 n'abana 7 nta cyizere mfitiye nshinze abagore mu ruhengeri mbona ko nta wundi nshobora kwizerwa ngo anyizere n'abandi
bazi ko nacuye mu ruhengeri kandi ntarigeze ncura yanshije ko amafaranga bayanyige ndi gusambana nabonaga nta wundi wangiriye icyizere maze umugabo aravuga ngo muyabare muyasubiremo burya amafaranga wayataye uri kuzamuka mu modoka umugabo asibara ibihumbi bya600 umugore niwe ari kwihana mu rusengero ati ndi gusaba Imana imbabazi n'umugabo wanjye namushingije abagabo ntabizi burya rero ni umuntu w'Imana ushobora kubana n'umugore umuzi watakuze ushobora no kubana n'umugabo umugabo ukamwizera nk'umuntu muzima umuzi ariko watakuze niyo mpamvu muri uyu mugoroba nifuza ngo twese tumenye umwami wacu Yesu tuzi neza wemeye kureba akareba neza ko urupfu rutumereye nabi akemera akabumbura igitabo abantu bose bari bagitinye abamarayika bagitinye ibyarango byose bitashobora kugihangara Yesu akemera akaja ku musaraba agapfa ku munsi wa gatatu akazuka akavuga ngo umunyabyaha nabeho ndarangiriza ku gitekerezo cy'imbwa abantu benshi bakunze gusuzugura imbwa cyane ndarangije kandi niyo mpamvu ntagiye kuzinga ibi bitabo ndasogeza ku gitabo ku gitekerezo cy'imbwa imbwa iyo umuntu yahemutse bamwita imbwa yego iyo umuntu yahemutse bamwita imbwa niyo umuntu bigaragara ko atsinzwe bavuga bati burya rero n'imbwa uramubwiriza se bagize ngo n'imbwa kubera iki se hari icyo yahemutseho ibivuga murabyumva iyi mbwa rero ariko yo nubwo abantu bakunze kugaya abahemukiye abandi bakabitazo ariko imbwa yo ikunda shebuja kurenza uko shebuja yikunda ariko imibiri bacyarimo cyangwa bavuyemo ndikumva bitari ntabwo ndi inganzwa kandi nawe ahubwo ko ari duturanye ntabwo wapfa kunyikorera ngo wapfa gutura inshaka gupfa kundisha imboga zigase waziha abana batumye zigaga bakazirya karenzo ntazize Yesu ashimwe mbese ka turaba turi mu nkweto imwe raho umwana azafata ikijumba agishyemo kabiri kirya igisigaye nawe ukirye nguri umugabo umuriro wagiye cyangwa ntabwo bari mwarambirwa zi nandimo ndi kubabwira ibyo nakora n'ibyo ntakora mvuga ngo ntabwo si ngombwa ababyeyi benshi ukabona inkono uragibishize muri salo ngo umwana urasonza aza arya ibijumba none umwana agasuma ku kijumba akumva kidahiye neza iki ntawe gihiye n'iki ngira akaza akagifata akakiruma iki kinumvisha cyahiye cyane isi utabaraga akaza avuye mu murima akabira bya bijumba baciye kabiri akaba ari ibyanjye uri umugabo turi hamwe se cyangwa ntabwo turi hamwe waritanze witangiye kugenza gusa witangiye kwandavura uzihagarareho iyi mbwa katogereze hano iyi mbwa iragenda ikunda shebuja cyane shebuja ageze igihe kimwe aja gupakaza agiye gupakaza maze imbwa yakundaga uyu mugabo yakundaga gutambuka imbwa ikamuri inyuma ariko igihe yagiye gupakaza imbwa yaramukurikiye arayikubita ngo isubire mu rugo isubirayo ariko ntiyanyuka kuko yakundaga shebuja arenze irongera iragenda ayibonye irongera ayikubita imbwa isubirayo agezemo hagati mu rugendo imbwa iracunga ageze mu shamba iramukurikira kugeza igihe umugabo yagiye kubona abona imbwa yamukurikiye kandi kuyisubiza yatarabishobora arayireka barajana igihe bagiraga yarapakaza rero nukuvuga ngo yirirwaga ari gukora mu mashwagari cyangwa se mu nsina nk'uku muri kuzibona n'ahangaha maze ubwo imbwa ikirirwa iri kuzinguriza umurizo haraguru ye uko ari guhinga nayo igenda yimuka mbese ku buryo niyo yabaga atashe agiye kwisubiza aho yakoreye amafaranga imbwa yabaga imuri inyuma n'abagiye kwisubiza babona iyo mbwa bagatinya kumwambura bakamwishyura kuko bari kubona ko iyo mbwa ayibahurishirije yabaruye uyu mugabo imbwa ageze aho yumva arayikunze nawe yumva ati burya iyi mbwa kuba narayizanye nk'abandi nayo bigaragara yuko batapfa kumpangara kandi hari niyo mpamvu aho yararaga mu gasumbiro cyangwa se mu kikoni iyi mbwa yabaga iryamye ku ruhande niba na nyir'urugo ashaka gusohoka ngo ari gupfa kuja kwihagarika imbwa ati wow nyir'urugo ati mbese uri kumva ko ndi kubona iyi mbwa yawe ikaze umugabo ati inzira ntacyo iragutwara akagera akayibwira akayishishira ati imbwa kuko bimenyeranye nuko nyir'urugo akagenda uwo nyir'urugo nawe ntapfe gukanga uwo waje gupakaza iwe kuko ari n'imbwa igihe kiragera akorera amafaranga amaze kuyagwiza nkaho yagera mu 80,000 nuko nyir'urugo aravuga ati mba twabanye neza mu mezi 3 burya n'imbwa yawe ntiyandiye kandi burya wankoreye neza ndunguka
none umva uyu mufuka w'ibishimbo ujanye umugore aje kurya umuhungu awushyira ku ngorofani akaba amafaranga yari afite mu gafuka amafaranga aragenda nayo arambika mu ngorofani igihe yasunikaga gutya ngo agende nimushamba yari ari kunyura maze agati sinzi uko kadashe mu ngorofani gakurura agafurumba kariho amafaranga nuko agwa hasi imbwa cyo niboneka agafurumba shebuja yayasize mu ngorofani kaguye ariko shebuja ntiyabimenya imbwa irirukanga iragenda iyitambika imbere y'ingorofani irahuma wakiri guhuma wa mugabo arambika ingorofani araza kocora imbwa ariko iyi mbwa iza kumagarara imbere iri kubona ko tutari mu shamba imbwa yigirayo umugabo yongeye gusurika ingorofani imbwa yongera iratambuka ija kumwitanga imbere irongera irahuma uyu mugabo nubundi arongera binuka tumva ngiye kuyikubitanya ibabaza yarayikubise arayibabaza ariko yari iri kuvuga uretse ko yahitaye gusobanura arayikubita arayibabaza imbwa yamotse rimwe igenda iri kwanira isubira haraguru ariko akomeje kugenda ubwo imbwa yakomeje kubabazwa na kagafuka igenda iri kwirukana none iragenda ikata imbere y'ingorofani maze umugabo yavomaga hafi yari afite inkota aravuga ati iyi mbwa yanyihambiyeho ngiva mu rugo ngira ngo ni ibikini iyantera umwaka undebye nabi ndakwereka ico ndico yafashe ya nkota aragenda yikubita imbwa umutima arawusosora imbwa yagiye kubaza he iragiye iri gusamba igeze kuri kagafuka kariho amafaranga iragenda ikaryama hejuru ukiri kuva amaraso ikuri kugenda irasamba iri gupfa agafuka kari kugenda kari kuzuraho amaraso nuko imbwa birapfuye ariko ikomeza kuryama kuri kagafuka nyirurugo yaragiye ngo agere mu rugo ari kubwira umugore w'imyato atumva narahashe nazanye n'ibishimbo n'amafaranga narayazanye ubu meze neza umugore ati sawa nuko mu gutera umufuka ngo areba agafuka ati kagafuka ntako wamugore atumva uretse abagore wayahaye niba hari abantu bazirana rero n'abagore umugore kurundi ni haduyi wanyu ndi haduyi rero muranyumva neza murahariko wayahaye abagore aya mafaranga ngenga bamara ya meza 3 wayahaye abagore ariko umugabo yatangiye gutabara agenda ari kwiruka ari kurira ati mwizira ry'Imana amafaranga sinzi uko nayataye mukuri kw'Imana rwose amafaranga mugore we nta bagore najanya tumva n'abagore wabanaga nabo igihe umuhungu yagendaga atangira kubona amaraso y'imbwa yagiye aravwa agenda arayakurikira agera aho yambwa iryamye maze mu kuyibirindura gutya asanga yaryamye ku gafuka kariho ya mafaranga cyabihumbi bigera muri 80 byose birimo maze umugabo aricara ararira iyi mbwa yanjye ndayishiranye iyi mbwa yanjye ndayihemba mbega imbwa yanjye ngo irankunda nge ntabizi mbega imbwa yanjye ngo irakurikirana ibyanjye ntabizi nari nkunze umugore ngo ndamusanze musaniye amafaranga ariko nawe atambi yanyise ko nayahaye abagore none imbwa yayarinze ndayishe ubu ndajahe umugabo aburi yava niyaja aravuga ngo aya mafaranga sinayaha umugore ngo ayarye niyi mbwa yanjye upfuye kandi yarankundaga nawe yahise yiyica yitsinda mu jambo kababwira iki kintu ushobora kuba warishe utabizi ukaba uriho waritangiye ibizakwica ukibwira ngo urabizi ariko byo bitakuzi muri uyu mugoroba hakenewe indi mbaraga yaguhamagara ikaguhamagarira mu byo usanzwe urimo ikaguhamagarira mu byo usanzwe ukora ikaguhamagarira mu byo usanzwe utekereza ikaguhamagarira mu rwego ugezemo Imana ikakubwira ngo rekera aho ngaho icyubahiro kibica Imana ndasaba Imana muri uyu mugoroba umwuka w'Imana waguhamagara akakwemeza kwitanga agushoboze kwitanga muri uyu mugoroba Yesu naza iri bande bumva bashaka kwitanga bati Imana nukuri wowe dukunze ariko ntabwo tubizi ibyo dukunze nabyo ntabwo tubizi